twabwiriwe urabona mani ni ngumi kabisa kandi pejeje bindi wakoze kiyede mani wazana n'akantu ngo ko yarayanjye yarayawe arebe nyine mani amafaranga ubundi wowe uzagira yamani nk'agashomero twabwiriwe akirirwa mani ntari mani nyine bazaguhamba wowe kuyangira imirimo ejo bundi ntabwo nagurishije ishati yanjye nkabagaburira ni kwiga amategeko y'umuhanda uwo muhanda se uzafata se uzamugira imodoka niwe uzatwara iki ibinyabiziga byuzuye hano hanze sha ubwo ni icyaswa kirimo ni ikihe mwese ababitwara bose biba ari ibyabo mani reka nkubwire urumva ese ubundi urambaza iki ntacyo nkubaza ejo bundi ntabwo wariye ku ikofi yanjye njye ntabwo njya nkutamo ejo ntabwo wakoze ikiyede ubu ntabwo tugiye kubwirira mfite mani ntabwo none se ibihumbi 2 nabwo babimaye neza mani buri ubwenge bwari bwize iyo buza kumenywa na bose bwari bwiza nyine none se 2000 mani 2000 ariko uzicyokere nabize awe ziruraro yede kuntu barwifasha urushaka kurya ibintu utavunikiye ariko nubundi nimugoro wanshobora kubona ibiceri ndabatamuda mujama ariko ndamani nkiva mu rugo se nafite force ubu rebe nkweto sikaye nambara mani Jenje no gutanga hano maniga no murabareze mani murabareze umuntu amana aragenda gatobura diro akaza nandi kintu azanye mani mu rugo azukuntu twapohesheje hako mani nago andenganya kandi nanjye yabize nese ejo nago nagurishije ishati yanjye sinabagaburiye sinyifite ikofi mani nta n'ikintu nyifite ubu rebe imyenda sikaye ngenda reka nkubaze ninde yakugira inama yo kugurisha iyo force yawe ntago ari we nahahiraga se mani wampahiraga capati n'ibishyimbo twari ntago ari we ari gena nazi gusa none wowe nta gifugira uwo mwobo wawe wawushyiragamo ibiryo utareba akureka mbaye none se restaurant agiye kuryamo ni yasko none se ninjye ufite ndagiye nyine nyine wagiye kuryamo ni yasko cyangwa wavuye wishyuye mwana reka mabwire mujye muryanyu nanzandange murabona inzara irabishe mushaka kumkweza kuko ejo wakoze niyo mpamvu rero mani cyo kigali tunaniye tubivamo n'ubundi dutandukane n'ahandi abaswere babona amafaranga bakikubira mani tuzivamo twayivamo ako ninde muswera mani ubwo bugegera mu bukura he ukorera amafaranga ukayarya wenyine mani twebwe tugutunga ku ikofi yacu none se nakubujije gukora kuki mujya guhena mugaya niba mubungera kana nako kirwa mu bukobwa karangiza kakabwejagura nyine reka nkubaze ukubize nawe nabonekira kankanga kubagaburira ahubwo reka mabwire umushinga mureke kunyana imbwa ngaho umushinga wanjye uragira uti katayanzwa twumva ibyari byo nyine watumbuka se niba udashaka kubyumva takuvuga ibyo vuga tubwire nari bimana bavuga ni iki nge ndashaka ko tuzajya turanga amazu urumva tuzajya tutuburira abantu nyine tubarangira amazu ariko kumujyana ukamujyana ari uko yabanje kuguha avance ya mbere urumva apana kubebeta n'urutwe nta n'ikintu yari yaguha avance ya mbere noneho uzi wabasha kwindura pasiteri ninde ku buryo wajya uhanura neza n'ibitari byaba bikaba pasiteri urabishobora ninde wowe none se ndabishobora gute kandi ari ugutubura nyine wowe uranyine wagaragara nk'umupasiteri tu ese umuntu wamfata nk'umupasiteri nambaye gutyo wamukura he ntacyo wahinduka pasiteri wavuye mu cyaro ukora ikimana ntacyo kandi ndabizi wajyaga gusenga kenshi umva nyine wowe akandi kadiru kashyashya nta kuntu twasherashera abakobwa tukajya tubarangira abakunzi ko kantu kisefemu yoyo ibivuga kuri radiyo twebwe tubishyire mu bikorwa nyine mushaka ikintu ugenda iburyo ma mushaka ikintu ndi buryo ibyanjye narabigurishije umva kahandi ibyo bintu mbabwiye nimutabikora mu byihorere muhagurutse iyo misuka aho ngaho tugenda wuko wangabanye nk'induru mwana urukumvuga umusha n'umuntu warwara umuti mwana mushobora kuza rero reka mbabwire hari kimwe nzatupa hano nkakimeneramo ibyo none se ukwirirwa ubebetana ibyo bikapu bibebetana ubijyana he nicyo reka nsigara kigurishe rero ubusiripa burimo hano urajya kigurisha urya kandi mu mbani nduru nyine ako mani induru yishyura
nuko bimeze nyine turiya niyo nzira diro tugomba kwitobora bishoboka ariko tujya kubikora nuko tujya amarero kambabwira mane ikintu tugomba gukora ikintu gishoboka cyose tukabona amafaranga tutiteye ngo ni iki si gahunda sisinero nabashaka nabe n'umuntu arapfa ariko amafaranga aboneka amafaranga turayabona byanga bikora wakomanga hano ahubwo hano nta umve Genda kuko ufubita deal ishyushye mu nzira se none wajya ngo duhurire umuntu wumva uri kumbaza icyo kintu nta n'ubundi buryo wabivuga cyane ngo barangire deal ujye ureka kuza ku butaha ujye umenya ukuntu uvuga ibi bintu ntabwo ibyo bintu abari uri mu kazi neza se kuko hano harimo abantu birabareba se icyo dushaka amafaranga uri mu kazi neza ese wona ndi mu kazi ariko wajya ugira uburyo uvuga ibintu ukagira uburyo nyine mbwira n'abantu bacu batanabyumva umunyamahanga mani reka kwifuza ufite amadolari yiwe ari hehe songa arishyira mu madolari amadolari komisiyo yanjye ukayama weho niba afite amafaranga abanza umumbwire urumva amafaranga se umunyamahanga ni agasore keza urumva kavuye hanze vuba akagushaka ibyo by'ubwiza se nibyo tureba mwana icyo ngende gufana we umwana uri byipepe kandi arishyura kashi none haranarekura n'umudiyasipora n'umudiyasipora apfa kuba ari buzane kashi urabizi imana umuntu hano nta mikino umuntu aba afite umuntu nari kugira urandumba ngahe aya komisiyo yanjye bagujomba ngahe se naranabona yari bumva none se simuciririkana namubwiye yuko urumva imari no guhera kuri 200,000 mwavuganye se yari yambashijeho wamubwiye ngo iki namubwiye ati umukobwa ushyushye kamaneke urumva gafite ububuno buteye nk'ubwawe cyo mfana n'ibisabye byawe 200,000 se ako uzi muri iyi minsi ukuntu ibintu byahenze ngewe reka ngo byahenze si 200,000 ni makeya ubwo muce mu madorari madorari reka mubwira makeya ya nyuma unamuvugishe kabisa umubwire ubwo yewe uri kumva weho banza wumve tukazajya unamvugira ariko ubutaha nimba wabonye umuntu muzane ngewe muzana we nivugire nawe cyangwa ubanza umbaze ngo uyu munsi ufunzemo gute urukumva uyu munsi nangahe kuko ngiye ibintu birahindagurika rega ayo nakoreye ejo se niyo nkorera uno munsi rega ibintu bigenda binahinduka cyane uno munsi shagenda mwana buzanye vansi make yawe niba adafite tuwasa niyo make si umunyamahanga arishyura mwana uko mubwiye hi manukana na mabinga hano niho turi unaona utapita kale kanjake nilipita kisha ushuke utatukuta hapa chini kukanyumba kekako ni kapori 300,000 mbuni 300,000 utatukuta hapa niko naye nikafie kamwembamba hivi kako utatukuta hapa amafaranga ngewe nta kindi nageze mu buriri se kandi aramutse anese mwana none ko utagira ngo atazi ugahituna namwe nakuniga wundi ubushize yaraje ampereza amafaranga tutavuganye zana avance mwana avance se yari yagera n'ahantu aje suka yinyima bumpaye make kuko ibintu byoroheje mwana kuna amafaranga bayatuva bumpaye make nacyo bumpaye make angahe bumpaye yongo okay nani impamvu zo kwirirwa nkubaza ngo angahe kanze muhereza yo mfite hano wenda bizigiye kutiyanywera byinshi ariko ubushize uramukiriye wamaye kandi hari igihe nzakuvaho ibintu byo gukorana nawe mbyihorere bayama yose ahubwo nshobora no kuyaguha bikanamuhombera wayishyura mubimenye ko wayishyura niba utanyara si ibyo ngibyo birande kino aho kugabanya n'ubusyanutsi ubusyanutsi bwinshi reba ukubitanya n'umuntu hano mu nzira ukahita umurubana mu nzira nta nimero yanjye kose mwaje mujye muri muri se nta nimero yanjye ufite mwana ujye ureka kuyororeka iyo kuyororeka se n'umwe ngo imari nyine genda atandukanye mwana ntabwo ngenda ibabandi bagenda bagahagarara ku cyangwa mbe nigende ngo uhise cyangwa ngo ugize icyo ngubwiye cyo ugabanya n'ubusyanutsi amasereke ni iki tuzanye nasi icyo mpfa nawe n'ubwo busyanutsi bwawe ako sinacecetse turahurira he araza aramanuka ahangaha cyane uyu ari kuyaje
Boss. Boss. Canada. Yes, is he. Sunaona aka kafie kako na unaona magodo we. Leta pesa wewe uko unacheza na mimi. Turasa. Sunaona. Wewe kuna pesa ngapi? Utanipatia nipatie basi mili franc. Kuna pesa ya Did you talk to him? Yes. Give me your money. What? Nibyo bitera nyine ngarayagwa amadolari ku mukobwa ara. Angahe? Maya ngo wama nka bibirisi. Anipatie 1200. ya Andi ndaza kubaza nawe. Geno ryino mbabura nyine. Geno ryino yo mbabura yawe. Umuntu uzi uko nkanurira ngendo umukobwa. Ay. baragoye mama. turaza kuyibona ariko dushaka akazi keza kameze neza nk'ak'ibyumba bitatu ariko mubwire iyo twayibonaga nyiri ibyondo akaza akinyabya akaca nko mu gace tuyifitemo inzu iri no ku urabona iriya muhanda nturongo iraza ituzanaho ibintu byo ariko mubona ukuntu uriya nyiri inzu yigeze waganjira urabona akupa umuriro akwimye amazi ngo ari kukugenera injerekani imwe abantu bayikoresha ku munsi none ikintu nanga itari cyo kwishyura inzu yigeze ni uguhita akupa umuriro agahita aza kwishyuza reba uriya narumiwe ntabwo nabiva tujya kwishakira ahandi noneho bari no kudusakuriza ako iri zuba nabyo sinzi ko ari ibintu tugezeho ni ukuri kw'Imana Imana imfashe ntiturenge muri izi nce hano hafi ntabwo turi buhizwe oya mwirambirwa ameze neza ariko nabirushye pe igitata cyuriya mu nyiri inzu ariko aho kugira ngo ume muri iriya nzu napfa kugenda nyine nka rohombe nese ubu nyibikiwe ndarushye pe reba nk'iri zuba reka duparika ku muryango n'ibyo byiza cyane aho ubundi nawe dufashe tubone abakomisiyoneri n'umuntu uwo ari we wese nyine agomba nyine twamubaza imvugo umuntu yazibaza ariko ngase babasha ako kumva agatekerezo dupfa kubabaza yewe mwiriwe meze biteze Muragezwa n'iki se muri noka? Nkunda utuntu tumeze nk'utuko twiyemera nkawe iyo utangiye gusuzugura ubutazi icyo agiye kubaza uri mu biki Muragezwa n'iki? data twashakaga ko ufite muturangiza n'ivugonyera ryinshi agasuzuguro gahagaze n'ibyo twakubaza nta n'ukuntu cyiza kameze muri famiye turi mu Ushaka muryango inzira urangiriye y'ibyumba bitatu na saa inzu imeze neza iri ahantu ku muhanda Umwana. hano hita kwa Fred sa Murayafite se? urabona dusa nk'abatayafite banze tubwiye twe Ubundi dufite wewe akazi bana 300 ni 300 inzu nziza irimo amakaro ikabamo parafo ikabamo dushe na toilette ikagira na igikoni urumva manza arapavo na parking iriho igikoni mu nzu ese bone ntega muze tujyanire rero ariko wowe bite wowe niwe nyiri mazu ikibazo mufite aya komisiyo nangaya ariko murajyana ayo mabinga yanyu muyajyanayo mutari mwatubwira kabigana nanyo urumva ariko dutoka uretse yakubyore banze uhatwere komisiyo nangaya nangahe senka senkani se kuko Ese muri banga utarengeje muri iki gice ubonye ukatisha intoki abandi nyine mufite muri famiye nta ubundi niyo baba bahari ni ikibazo komisiyo se muzi ko yishyura gusa ntitwabura kugira abashyitsi turabizi ndekura tuzi kunyifatishwa mu biki ibyo nta kibazo tugende amafaranga ariko amafaranga wavuze ririye kugabana ubundi kuntu gasa kabura kuba gakunda amafaranga ya kwa hari hirya kwa Fred amafaranga ntabwo yabuze ako reka kubaze guhura ubundi buri uragenda ugurura ugurishura ugereka inzu ntabwo bikwemera kugenda unyifatisha uko karibu ajyana ibya n'ubu uri kuyibona neza
urambaza iki harimo amakaro hano ho ni heza uri no kwereka inzu uje bite kubara wowe harimo na jari hano nayo hano ndabona ari heza harimo na jari wabirebye se urongera kumara wakasaza we n'agasura kabi dore uko gasa warebye ko heza none sinane tureba urarebamo se urareba mureba miri ko nyiri none turahamba hanze komisiyo ari he biki nyiri igipangu ntabwo ari keretse birarangiye nyiri igipangu ntabwo ari umunyarwanda ntabwo aba mu Rwanda ese bivuze ko turi bugure igipangu muri kutwereka nzamutse komisiyo ya mbere turagura inzu Muraba muzanye dushaka vansi. tugura igipangu twabonye se dushaka inzu nyine murabyafasa muri kutwerekera mu gipangu zana avanse tubakingurire utanga avanze utarebye inzu si usuri kwireba baho wowe niyo byarimo na jari none ukayirebye birahagije nurire hano se ngende nyire niba ndetse niko mudashaka inzu twikopesha none se kuko hari badakorodora inyuma harimo izindi icyo mufite ni inzara y'amafaranga ndetse turagura icyo icyo mufite ni tutareba inzara y'amafaranga nyine twibutsa mbona so turahamagara nyiri naniyegere igipangu nta kibazo okay reka tubyumve ayo mafaranga nataboneka ntanze umubona mukuri kw'Imana ariko mureke twumvikane mutahe niba mureke mutabyumvise twumvikane ho mutahe gato inyuma mureke twumvikane wowe niwe muratuzanye ngo muje kutwereka inzu turi gushwana muratwereka inzu muri gutwaka amafaranga muratwereka inzu mutwereka inzu twishyure ese bane satubwe ko ushaka inzu ifite igipangu twe inzu yo nayikuzana iri no ku muhanda hari ikindi ushaka nyiri inzu abahanzi turamuhamagara tuguhuze nawe duhe amafaranga ya komisiyo inzu ubu wayibonye nyiri unashaka inzu bamwe baguhanda bakugeza hirya no hino bakajya kukubwira ngo njye no kubagurira amabyeyi twe ntabwo ari iki yateserega ntabwo ari yo wenyine duhamagara umuhungu we Niba- ngo muri kubyumva neza ntacyo mumuhamagare icyo dushaka ni uko mutwereka inzu ariko aya komisiyo ni aya ni imbere ariko mbabaro uraduha avanse ese komisiyo y'abambere viziti bayitanga mbere bahaye ibyo bibiri baha ibyo bibiri ntacyo reka tubahe bibiri izuba ryadukaranga none murashaka ngo murayakwiriye se mbese iyo murayakwiriye nimutweretse inzu nareka guhamagara umuhungu we utweretse inzu se utweretse inzu nyine reka duhamagare umuhungu we aza abajyanemo turaba tubahaye ibyo bibiri bitanu bitanu turaba mwatweretse inzu okay mwitaye ese twavuganye ko mutwereka niba igipangu mudashaka inzu mutahe okay yabaye bitanu bitanu nyine sha bayagure kuri momo wewe bayagure nimero yawe ya momo waza ko yanzu yanyu yabonye abakiriya turi iwanyu banguka ahubwo bameze nabi bameze nk'amavubi mwana zeru karindwi umunani uri muzima 108 mirongo irindwi 10 uduhagarikishije hano shyiraho 10 shyiraho n'ibihumbi 10 oya kavuganye bitanu 10 se rirajya ikade none ntacyo dushyira ntege bitanu feri ntabwo ubundi akagabo we wakabonye nayashyizeho ngani feri reka bamuhungu reka ze abajyanemo harya ngo ni umwana wa nyirinzu bose nyine se bene niwe mwarebye bose okay ko kitaza ni umwana wa nyirinzu ariko muje kutugira amafoto nushaka wongera urebemo ni iminota ikaye adara uri kunyereka iki hari inyuma ni ibiki ntabwo twerekeye inzu wagwana boshya meza biteze aya atakaye une irandirode wa hano inzu ni iwabo ni iwanyu iyi nzu ni papa wawe imeze itereye ngato ya inzu y'iwacu rero ifite ibyumba bitatu na salo dushe ebyiri na tuwarete ni inote y'ibihumbi 500 naye nkarebe 500 si 500 ni tuje menshi mutubwira ngahe ko mutangiye gukura iminwa ayo amafaranga bababwiye ako ni inka ni yayo banza wumve 500 aho tubwiye ngahe banza wumve nyine mureke twumvikane icyiza cy'inzu yacu rero nta gikoresho na kimwe mwebwe muzana ibikoresho byose mubisangamo ya n'irangi ni rishyashya byose n'agaplafo kameze neza imana nyagasani uzajya uryama no muri dushe erega ntari isi bibi bayidoga umva nyine mutwereke inzu dukeneye inzu ntari ariko wewe twereke inzu bose aya avance ko bari baduhaye banavuze make 300. bitanu mwa twebwe icyo dukeneye ni inzu ko turayikeneye cyane none se natwereke abakomisiyoneri inzu mwavuganye bitanu barangizanyije bitanu twabibahaye nitumara kubona inzu Twabibahaye twashimye se? ese turabishyura umukomisiyoneri yishyurwa 5,000 nitumara kureba inzu kandi wongeye mu byo ntacyo mwinjiye muyirebe bose zera rega mumenye yuko n'ibintu mutabikora ari igihe twagishyura twavuganye wongeye mu by'abakomisiyoneri ute
Kwereka inzu y'iwanyu. akazuba ni kenshi cyane ariko ndabona reka nze gatoya zimeze neza nta kibazo. niriwe umeze mute uduha akayira duce inzu mbamo mwigire inyuma tuvugane mwigire inyuma mu gipangu cyanjye tuvugane reka nze tuvugane muze Kobona muri kwimanukira Murajyanye. byagenze bite se mumbwire byagenze bite zamuka inzu se cyane nayibabwiye we inzu ntabwo iri ku isoko rero Wawe se kare wabitubwiye. Mungu wawe dore nguyu umwana w'imyaka 2 mfite mu nzu mu rugo unabyaye ejo bundi niba urangira abantu inzu se nyine dadi bari batubwiye ko ino nzi kodesha. zamuka ntabwo iri ku isoko inzu ntabwo iri ku isoko pe Bari ba. none se n'umuhungu wawe ntabwo ari kuyikodesha njye mfite umwana w'imyaka 2 iyo nzu nyine iyo nzu uyiturekeye ijyahe ngwino hano uyiturekeye kandi nawe wari ufite umunwa kurusha abandi wowe uri kujya hehe Mwemeretse kugenda murajyanye. ariko reka tubigire wowe ubanguke tubaze urabona ukuntu turi gutatana avuyeshwayo jya hariya mwana muto ariko urajya udatwaye komisiyo wowe ikibazo kiri hano ngiye cyanyobeye ndabona bamwe bakurana abandi birukanka njyewe nabibe icyo murimo gukora aha ngaha iki gipangu ni icyanjye iri gukodesha ino nzu iki gipangu ni icyanjye nta magambo menshi mwana namwe nigiye mu kazi ahubwo murebe abantu babazanye kuri iyi nzu ariho mubishyira imurana ibibazo byanyu umwana wanjye afite imyaka 2 bitanu byanjye birihe reka mbe ntabwo umwana wanjye mbese n'uwahe wundi Uretse wowe. ntabwo nabyekira Rero bano. ese muri kujya hehe Natatubwire ino nzu ntabwo ikodeshwa. inzu yikodeshwa ntabwo nta nubwo iri ku isoko None bano ni abakomisiyoneri bari baje kuhatwereka batubwira ngo irakodeshwa iri ku isoko twavuganye n'ibiciro ibintu byose. Kandi ngo noneho uyu ni umuhungu wawe. Ntabwo umuzi. ntibishoboka uyu nguyu ukomeze gutya shaho nubwo nabyara umwana umeze nk'uyu w'ikirara ashaka simusuzugura ku gipangu cyanjye mukaza guhagarara mukambwira ngo uyu mwana namubyaye reka ntabwo nabyaye imbesiri ntibishoboka n'ibigofero bibi ntibibeho rwose uyu mwana nta nubwo muzi nuwande wowe nuwande Ntabwo umuzi. ntacyo uri kujya hehe wowe uri kujya ahubwo kandi nawe wari ufite umuntu wari we ndwaye ahubwo mumbise mbe ngiye mu kazi murimo kuninza mushake mwabikemura twigendere mu Kagenda